Kristo. Matayo ni ibice 7 umurongo wa 13. Komisiyoneri utuma ufasha. Matayo ibice 7 umurongo wa 13. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abanyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana abantu, ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije, kandi abanyuramo ni bake. Komeza. 15. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega ryabo. Amen. Subira hejuru. 14. 15. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. 14. Reka mbere kuri 13. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, ni inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abanyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana mu bugingo, ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije, kandi abanyuramo ni bake. Amen. Urakoze cyane. Subira isomere yari ya prof yasomye, ajambo n'ibyo byari bifite umutima wanjye. 10 muri Matayo uhere kuri 37. Kandi utikorera umusaraba we ngo ankurikire, ntakwiriye kuba uwanjye. Urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Amen. Nuko amatanga iki gitabo n'amasomo, iki gitabo n'amasomo, kandi mwibuke neza twese twanyuze mu masomo, n'abataranyuze mu masomo bisobanura bikumvikana. Iki gitabo kirimo amasomo, harimo isomo ryitwa gusenga. Iyo utaryize ngo urirangize, wiga isomo ryo gusenga urirangize, turyiga bwacye ukazakora examen y'iryo somo. Ufata kangahe? Hari isomo ryo gutanga hano nabonye kabisa, nabashimye. Hano isomo ryo gutanga murifitemo maîtrise kabisa, pasi wabikoze neza, kandi niwe wonyine bigiriye neza nk'uko isomo baryakira. Hakaba isomo ryo kwizera. Uyu mugabo yatwigishije kwizera, amasomo ari bamwe. Hakaba isomo ryo kwiyanga, niryo ngiye kuvuga profe yavuze, isomo ryo kwiyanga. Hakaba n'isomo ryo kwikunda, hakaba n'isomo, hari amasomo, isomo ryo gushaka, isomo ryo kubyara. Haba iki gitabo cyuzuye amasomo nyigisho. Babwiye abakristo benshi tibakunda isomo ryo kwiyanga. Yesu yavuze ngo niyanga ubugingo bwe nibwo azabura, ngo nagira nawe ukunda azabura. Iryo somo niryo ngiye kubigisha. Semeni haleluya. Somo ryo kwiga, tukwiye kwiga amasomo yose muri iki gitabo. Twarangiza ayo masomo nuko tugapfundikira, igihe cyose tuzahura, iyo uhuye n'isomo wize neza ukiga, mwarimu agaturuka hariya akavuga ngo 1+1 = combien, warabisomye neza ukabumva biroroshye. Ariko iyo mwarimu abashije ikibazo ukabona abantu ko barajya amakaramu ariko ni bibi.
ndavyibutse uza mu mwarimu arabajije yateguye exam tubone ku rupapuro ukamubona gusa hano kwitabo ukamubona nta kintu ikibazo ni mwarimu cyangwa ikibazo ikibazo ni mwarimu aza yigisha yamara kwigisha amasomo yigisha akaba ari ababaza iyo mwarimu yigisha atigishije isomo dacakariwe exam uwo mwarimu mwumvira tizemewe ndibiba ubo mufuma imana kimwe n'abandi uzana isomo utigishije ukaja kuri abanyeshuri ngo guteze kandi umwarimu mwiza nigeze kuja mu giterane muri Afurika hago Apotre Gitwaza asobanura ikintu ndatanga ariko naranezerewe avuga ikintu aravuga ngo iyo umunyeshuri yahagurukije umudamu bariko baronshinga ishuri ryabo rya Zayoni noneho bazana umunyarwandakazi wigisha muri Amerika wari directeur w'ishuri muri Amerika aza kuyobora iryo shuri ryabo rya Zayoni uwo munsi barivuze nari mpari avugisha natanga aravuga ngo mwarimu ngwiyo mwanyeshuri atsinzwe ngo mwarimu abatsinzwe kabiri nama mpaka na mutima sinagi urabona mwikanisa navuga uzoka na mutima cyangwa ukemera nama mpaka na mutima ngo uyu muntu uko ni uje kuba directeur w'ishuri arabyisha mwarimu umunyeshuri yatsinzwe mwarimu abatsinzwe kabiri biva gute twishoboka aravuga ngo none aje kwisobanura mutegera mu gisobanuro kuko iyo bavuga ijambo ry'Imana hari umuhungu umwe wavuze ijambo mu gitara ndamubwira ngo ndushe gutekereza yaravuze ngo iyo bavuga ijambo ry'Imana ngo azatinya kumira amacandwe ngo atamusabiriza ndamubwira ngo ndushe gutekereza wewe uzumenye igihe yamanutse keretse yarwaye ibigombe ndavuga ngo ngiye kumva iki kintu uyu mwarimu agiye kwigisha abantu iyo mwarimu aba afite ibibazo aba afite ibisubizo kandi wewe aba yarabigishije igitabo kikiruta Bibiliya za sinapise zingana ngo kimeze nka korowani hanyuma agatora mwibazo binga ibyo atora aba afite n'ibisubizo byabo hanyuma iyo bitanze mwarimu umunyeshuri agatsindwa niwatsinzwe kabiri nama mutegera aravuga ngo iyo mwarimu bamutoye kuba mwarimu ikintu cya mbere ari impano y'umunyeshuri umwana yamugeze imbere aza mureba akamamenya ngo impano ye n'ubwubatsi akamatangira kumwigisha ubwubatsi kuko Imana rurema yafashe ikintu impano yawe iguterekamo nukuvuga ngo iyo mwarimu atambutse imbere azavuga ijambo rimwe wo kumva kabiri kuko iyo ubwubatsi kurimo baza bakubwira ubwubatsi ugahishurira iyo ikiganga kikurimo kuvura abantu mwarimu umuganga azaza akakubwira imitsi n'amaraso n'inyama n'amagufwa n'imisokoro wowe ukazugenda wishurira kuko si wowe wabishizemo n'Imana yabishizemo hanyuma iyo avuze rimwe bya bindi Imana yashizemo biza bikingura indi miryango umwarimu iyo akuruye umwana buke akamureba aza mve maze gusa n'ingene ameze azahita amenya ngo Imana amuteretse muri iki kintu ndavuga ngo urampaye kabisa semene haleluya isomo mwarimu yateguye hanyuma igihe bigisha ukarangara uvuga amatwi isomo ryo kwiyana riri hano washika igihe
cyo gusubiza nyagusubiza basubiza ibidahuye abantu zanyigisho z'ubuntu zanyigisho zateye muri myaka zitwa ubuntu tuwombwira ngo igisubizo ni iki kibazo ni iki igisubizo ni iki hanyuma ntiwatanze igisubizo nyacyo ngo bakubwire ngo ni mu buntu ngo yego turagushirira hari isomo hari amasomo birasaba ngo yige umara kwiga hari ibibazo igihe uzashika neza mu gusubiza cyane gisubizo tugisubiza mu buntu ndi buzagusubiriza niko bisetinze niko zuba ikibazo rero abakristo tufite uyu munsi wa none turabane iyo tugezemo iyo Yesu aguhamagaye ntaza gusangiza amata na costume n'ibina aza guhamagara gutya guhamagara akakunyuza mu mishuke n'amahwa n'amashuka ariko kugenda umwegeye niko ibintu bigenda bihinduka umuntu utarize isomo ryo kubabara ryo gukubitwa ryo kuvunagurwa azagiziramo gutya akamasubirayo ntibishoboka iyo Yesu aguhamagaye gutya ikintu cya mbere ugenda uhura n'ibihe by'ibigeragezo n'intuta ikintu cyose ugasoza ubona ko kiranga ariko iyo wize isomo wari metrije neza uza ugenda iryo somo abakristo benshi bari muzobaza aba uyu munsi dufite abakristo uyu munsi turi abakristo uyu munsi turera abakristo kubareresha amata muri iki gihe tukatarimo ubuhanuzi katarimo sente katarimo mwana musa gusa mugire ngo wowe uzogira igitatu bizokwereka abanyeshuri ufite kwereka abanyeshuri abakristo uyu munsi bakeneye ngo na binasa wowe ugende urare mu isara uzi indorerwamo kamera zose munda Bishop Kristo nabi wacu Kigali amukunda cyane arige yakubise gutya arambira twatwishyira mu amambwira muri ya muhungu ngo afite radar urabona cya kintu kimwe radar kometeho inani zo cya kintu kimwe bagazagira kera cyagaza cyerekana amashusho bagazashira inyuma ye satellite parabolique yarambwiye ko twatwicaye mu bukwe sinzi iyo umuntu afite imana bayifite yamubwira sinzi uko bateye nyine ngo dutangire dusengere ubukwe ngo avuge gutya yamubwira muri ya muhungu ngo afite parabolique koko ndayibona parabolique ni byante wazayire uyu muntu neza agiye kubona ko azayire ko ari mugenzi bazabona cyakindana kimuzanira amashusho abakristo bawe Bishop Joseph aba bakunda ngo wowe urare wamubwira urya uzane radar wamubere kwa bose bakunde bero ariko isomo ryo kubabazwa kugira ngo batunganywe neza kuko nta musirikare mwiza uhaba abasirikare bacu Rwanda cyangwa abahe kugira ngo bamunyuze muri training ziba bazajyana muri Marriott ni hoteli iri mu mahoteli makuru hari bazamutegura igikoma kirimo amata n'amagi na ji cyakivuguto cya ji na za yawurute n'amasalade n'amaguru y'inkoko akaranze yumukije neza bamutegura kuja kurwana na Al-Qaeda muri Sudani bazabara hejuru y'ibiti bategura kuja kugira ngo
uzogende uzamureba amateka y'Isirayeli ureba amateka ya Israeli ureba amateka y'Abanyamerika ureba amateka y'Abarusi ureba icyo gisirikare ibihe babamo zo kwitoza baza bitoza abahungu benshi barabizi banyuze mu gisirikare cyangwa umusavire kuva muri zuba kugeza hano muzobare bazabatoza ariko ndabizi abavandimwe banje n'abandi ba data wacu b'abasirikare ikintu cya mbere zambabaza urugendo rwo kwitoza bakambwira amakuru Amen. kambwira amakuru yo kwitoza bakristo nimuze mutoze ikintu cya mbere mutore ijambo ry'Imana musome mumenye amakuru mumenye isomo mumenye ahantu umukristo azanyura bakamukandakanda bakazamura bamusigira mu ntoki kandi Imana ikamubwira ati uri muri training uri mu masomo uva muri iryo somo ukinjira mu kindi cyumba winjira muri icyo cyumba bakagukubita gutya bakazagutera nk'umupira icyo cyumba akivamo ukagira nk'imyaka 3 gihe kimwe cyo ntamarize nakarege twavuye i Burundi twamaduka muri igitaramo cyo muri Afrika turagikumbura turi Burundi turasana bamatuvuga ngo tuje Rwanda turagenda tafaranga na maiza nakarege abantu mama twari dufite umurundi Bujumbura turi mu Kibenga dukumbura igitaramo cyo muri Afrika bamatuvuga ngo tuze gutanga tubwiye mudamu aduha imbarire 5 z'amarundo tuvayo tuzandutega tugera mu Kirundo ngo dushike mu Kirundo dutega moto dutega igare ya mituzana mu Kirundo tugeze Nyamata tunyura izira zimwe zitaza zinyurwa tugera ahantu baza binjira mu mazi ngo tugere mu mazi n'amanani n'amagare amakinga turaza turambuka neza tugeze Nyamata ngo tugere Nyamata bahamagara umuntu i Kigali nawe tugatera telefone bahamagara umuntu i Kigali tugeze Nyamata ntatike gusa bamaze nanga twishe barohereza ati mwebwe ni mutege muraza musange muri gare Kicukiro dutega turaza uwiyo mbona dufashe indege igitaka ayo masomo yose hari amasomo bisaba zanga bikunda mw'abakristo nimwirengagiza mugakena ngo pastor gusa azabere arara kandi gasaba pastor bose nimugire ngo ni bose arara yo harara ariko naterekwa cyangwa kerekwa cyangwa akagira mukaba mufite ikintu mukunda ukagira ngo wametrije amasomo y'iki gitabo kibizokunda birasaba hari isomo ryo gucishwa bugufi kandi ucishijwe bugufi semene haleluya ijambo ry'Imana umukozi w'Imana atwigishije ngo dushike tubisubira byakaratubwira ngo simba muri standard n'izirindwe n'izirindwe Yesu yabuze indi yo kwicisha bugufi asanga hahetse ngo kwinjira muri kavu gasuruka manuka nta kandi kumva ko yashize aburaho aje kwicishiriza bugufi yamabwira Imana ati amazima Imana iravuga ngo papa ngiye kukwera semene haleluya ngiye kukwereka ngiye kukuzamura umuntu iyo yizamuye bazamumanura kandi iyo umuntu yimanuye wowe ukimanura haba nabo aza kuzamura pana kwimanura ngo numara wizamura oya nukubanza uzawe ubushake ukametriza amasomo yo kwimanura uzushikiriye po haba maboko haba raso haba ibyo bazabashira muri etajeri esase baka uzaye kwita kandi kabiye mu birere semene iryo somo wa ukunda ubugingo undi yo uraza amasengesho undi yo ushakisha n'Imana mucacu undi zo mugo ayo masomo yose warayakwebye izo kuba
so umwigisha wa Yesu uri fake miyaga iri hanze zanga bikunda turagowe imiyaga yo tuzohura nayo kubabazwa tuzohura nako ibindi bintu tuzohura nabyo titwobikwepa ngo bishoboka birasaba ko aya masomo yose nitwanga kuyiga tituzanga gukora examen iyo zanga bikunza tuzakora examen ariko iyo umuntu yakoze examen yumva asobanukiwe ahishuriwe bavandimwe nidukora amasomo y'igisirimu nawe nkubitiraho beya n'igisikani twarametri igisirimu narabwiye ejo bundi hari umudamu tuba tumwita ngo ni Shanga. Shanga kera tubwira za Gisenyi yagira gutya kamwe bacuranganye imicoge n'imimaro ugezweho yakubita gutya akaza akaza mwayiwe ngo cya data kirashe ngo kirashe we eze Shanga igiki ni igisirimu twahita tumenya ngo ni igisirimu cya data icyo cyambe kiza cyangwa gifata nawe kwita data icyo cyambe Waya yimbaza yubako zatugo semene haleluya imani dufashe duce mu masomo ni iryo jambo sojeje duce mu masomo kuko iki gitabo kirasaba ngo twiga amasomo yose tuyamenye tuyametrize tuyahabwe mu bushobozi kandi ayo masomo tuyige niturangiza tuyakorere ikizamini niturangiza tuje muri defense tugraduating mu ijuru bavuge ngo urakure certificate nani nduzo gukwepa cyo gituma abakristo bacu bata iyo avuye mu ruvumbi agiye hanze azagenda ahindukana nibi ejo hantu twari turi n'abavandimwe bari badutembereje kreme Imana ngo mushaka Imana mushara dutwaye ahantu ariko Kenya ba amahoro yo mu ijuru Abrahamu na Isaka nako izobe ku Banyakenya n'Abanyagihugu b'Abanyakenya n'Abanyabimugi babo bazomenya Imana abantu ni beza badufatiye abantu neza babahaye imirimo murasa neza amafaranga mwe mutanga n'Abanyakenya Mana mwisho zabagirira cyakabiri washike ndababwira ngo durujutsu muco w'abamasai nubwo yo kwiga ariko wa muco wagakondo w'Abasomali w'Abamasai w'Abasudani ariko twebwe kubera ko twebwe ibintu by'umwuka ibi si ibintu twebwe izi ntambara tugira abantu bacu guhinduka aho bashize hose akama bahinduka si mico yacu nk'ibi ni umwuka ibintu zacu ni iby'umwuka bigomba gukorerwa mu mwuka hanyuma umukozi w'Imana aratwigisha ngo umutima umaze kuba konveni uriya warahuye n'Imana niwe uzawambika inyuma usanga ibintu dushitse mu masomo runaka ahantu runaka ukamusanga umuntu yari asigaye yarahindutse icyo gituma urimo kubona dufite abapasiteri bahindutse abayumbe bahindutse azanyura mu isomo rikamunanira akamahoro noneho akambara yashusho itari yavuga uko asa akavuga uko atasa cyuki bavanye hari amasomo Imana ibahe zamura ikiganza cyawe soze babwire ngo hari amasomo somo yo gukandagirira amahoro somo ryo kwiyanga somo ry'inzara Mana data wa twese duciye bugufi Imana titumeterize isomo ry'igisirima
ngo tumetirize isomo ryo guhamya no kunezezwa n'indimi, ngo tumetirize isomo ryo riva wanga gukunda ubugingo ariko utabwita ubwaje uciye bugufi duha imbaraga zo kwiga amasomo yose ariko usabwa muri ubu bugeni mu izina rya Yesu.